Imana yacu is a God of principles. Ni Imana y'amahame. Ni Imana y'iki? Si Imana yo kubyina gusa, si Imana yo guhanura gusa, si Imana yo gusoma Bibiliya gusa. Hari ibintu bitatu Imana yambwiye bizabuza abakristo kujya mu bwami bw'Imana. Icya mbere kutatanga icya cumi, icya kabiri kubeshya, icya gatatu gukererwa mu rusengero. Ibi witigisa urabeshya, udatanga icya cumi. Reka da njye ntabwo nkanga, abo ntibajya bankanga abo ngabo. Kuri bitambara suku bivugaho no, kora iki ijambo ry'Imana rikubwira, itangazo ryo kureka. Twese duhaguruke tuzamure ibiganza byacu, imiriza ku maso yawe, uhereze Imana yawe icyubahiro. Tekereza abapfuye, tekereza abakoze impanuka, abari kwa muganga uko uri muzima. Uvuge ngo Mana uri mukuru, Mana uri mukuru. Uruwe era mwami, uruwera mwami, uruwe era mwami, uruwera mwami Yesu, uruwe era mwami, uruwera mwami, uruwe kandi ijambo ryawe, 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 amasezerano, niyo mpamvu amagambo yibwira yera kurinda igihe wabyara uri kwa muganga yara neza, yera kurinda igihe wari warahuze intambara wari kuri muzima. Mwami tubaye icyubahiro, Mwami tugushyize hejuru, ko nta yindi Mana ihwanye nawe, nta yindi Mana ikuruta. Turakubashe Yehova ye, duce mu mbere y'amaso yawe, turavuga ngo nta yindi Mana ihwanye nawe, nta yindi Mana ibaho, nta yindi Mana ijya kubanjiriza, nta yindi Mana izayoboka. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiza kanseri, uri Imana ikiza diyabete, uri Imana ikiza sida, uri Imana ikiza ibisazi, uri Imana ikora ku cyavu. Nakatekotekele masandoro, nayakandere masandoro, nayakatekotekele, rakabemele nayakero, ramasakatekotekele, ramasakero. We worship you, we praise you, we honor you, Jesus. We lift your name, we worship you.
musanze hano ariko n'umuhungu wanjye w'umwuka ni abana bawe natoje rero Imana umugisha yabasuhuzaho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka tuyihereze icyubahiro. Hallelujah! Hey! Hey! Ndabakunda murabizi ntabwo ndi mu rugo. Pastor hano naho nisanze ari mu rugo. Amaze imyaka ngira ngo yasi nk'itatu maze Cyane. ndi umwana mu rugo. Cyane rwose. Uyu ni umubyeyi wanjye mu buryo bw'umwuka. Yabaye umushumba wanjye, aba umubyeyi wanjye, aba umuvandimwe wanjye kuva ngeze i Kigali. Imyaka igiye kuba hafi 20 ngira ngo ndahangaha. Niwe mushumba wanjye mukuru. Yantoje gukunda Imana, yantoje gusenga. Ibyo wambonana n'ibyo uzambonana ibyinshi niba bintoje. Duhereze Imana yacu cyubahiro. Imana ibamugishe. Amen. Pastor. Okay. Kadukomere Imana yacu amashyi cyane. Haleluya. Nitwa Muranga François. Abandi bita Frank kubera nabaye cyane muri East Africa. Mbana ku Kabeza. Mfite abana niko madamu yitabye Imana. Afite imyaka 13. Ariko ntabwo ndafungura imashini ndacyakomeye kuri Yesu. Amen. Rero Imana yacu bagomba Pasiteri Edouard tugeranya ahantu hakomeye twabanye mu ishuri muri kaminuza y'ubuzima narabashumbaga hariya Pasiteri n'abashumbaga wari wasize mbashumba Navuye nibwo wabashumbiye. ariko nari mukuru muri bo bangiyeho byinshi. Amen. Amen rwose. Ndi mukuru mu gakiza ntabwo ndi w'ejo bundi maze imyaka 22 ndi umuvugabutumwa. Ndabashimiye cyane iyo mwatwakira ndashimira Pasiteri Edouard umukomera amashyi menshi. Najyaga mubona ari hariya nazi ko afite umurimo ukomeye gutya. Imana igumisha akazi. Wakoze kutwakira ndashimira ko madamu wawe madamu Pasiteri mukomera amashyi. Bari abantu abakora akazi amavuta mbona n'uyu nguyu ava kuri uriya biterwa n'uriya yamuguye nabi ntabwo mwayabona. Mumukunde mumwambike mumugurire akamodoka agenda yitwaye nateka teke neza. Ntukajye mwitwara mama Pasiteri agendesha ibirenge ntabwo ari byo. Wazari wagendesha ibirenge Pasiteri yagendesha ibirenge ariko mama Pasiteri agomba kugenda yicaye. Si byo se mwabikora bongo twabikora mu izina rya Yesu. Mwamfinze bongo twabikora. Amen. Nimujya kubikora nanjye muzambwire dufatanye. Tugiye kujya ku ijambo gabanyaho harimo n'ubwe eko nyinshi. Amen. Good. Ani sawa. Tugiye kwiga ku ijambo yitwa imigisha. Mu Cyongereza bagita blessings. Iki? Imigisha. Mu Giswahili ni baraka. Baraka za Mungu. Ntabwo ari biyari kuvuga umugisha umwe. Ivuga baraka ni ikintu cyinshi. Blessings, imigisha. Hallelujah. Amen. Ariko imigisha y'iki? Yeba. Reka dusome igitabo cy'imigani. Hano tugiye gushingira. Hano ibizabiburane niba ugiye gukora ibintu bigiye kwigisha. Ibizabiburane ntuzabe muri iyi si utabibonye. Ibi bintu bitatu birivuga. Uwicisha bugufi nawe igice n'umurongo imigani 22:4. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro. Hano tugiye kuganira. Imana yacu is a God of principles. Ni Imana y'amahame. Ni Imana y'iki?
si imana yo kubyina gusa, si imana yo guhanura gusa, si imana yo gusoma Bibiliya gusa, ahubwo ni imana ikenera umuntu usoma aya magambo akayashyira mu bikorwa. Amen. Nyamara abakristo benshi akava hano kajya kanyarira, kavayo kagira ibyumba mu mazi, kavayo kajya Kibungo, sindajyayo numva anageze n'ibyumba umuntu wanjyanye, kajya hariya mu butayo, kajya mu cyumba kajya ku rusengero, gashaka abahanuzi benshi bakamuhanurira, mushyira ibiganza benshi, ariko ntibizane itandukanye ku buzima bwe, kuko Imana ntikangwa n'urusaku, Imana ntikangwa n'ingendo wakoze, Imana ntikangwa n'ubwinshi bw'amasengesho. Ikintu gihindura Imana, umuntu Imana yitaho ni umukene ufite umutima umenetse, uhindutse umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Amahame y'Imana ni ugukora ijambo ry'Imana. Mu mwaka wa 2013 Imana yantumye Burundi tujye gusengera ibibazo byagomba, ibimbana byabaye siko byari kuba, byari kugira ubukana bwinshi. Yaradutumye turagira turasenga, twabaga mu misozi, nararaga muri hoteli iminsi 3, iminsi 4 arara mu butayu. Yari yamaye kondisiyo ko ntagomba gucumbika, kandi Imana yarabikoze. Mvuyeyo njya umwaka ushize irambwira ngo misiyo yanjye y'u Burundi intuma Kampala ku mupasiteri wari afite ikibazo cya mariage. Iriya pasiteri yababwiraga ni ikibazo gikomeye cyane ko umusore agiye cyo gushaka atarabona uwakunda. Yari afite umukobwa Imana yamubwiye, ariko umukobwa yarabyanze. Imana nyumayo agiye gufata icyemezo kibi, ndaye turaganira, ndamukansoringa, arambwira ngo uhumurije umutima wanjye, unsubije mu murongo, mvayo. Nabyo mu kwa 12 mu kwa mbere ko yari yemeye bakoze na mariage, ntiyava mu murongo w'Imana. Uyu munsi muze kubyara abana bane. Iyo misiyo ndayikora, ngaruka muri bisi nararwaye, ndwara indwara ikomeye cyane, ndaremba mara amezi 3 ndwaye. Ndibaza n'iki byabaye, muri kombe Imana yashaka kuvugana nanjye. Icyo gihe natangiye ivugabutumwa mu 2000, nangira urusengero 2002, ndusha imyaka 12, tangira izindi hano muri Gasabo nyinshi. Icyo gihe navugaga ubutumwa abantu bahagaze, mpanura abantu bahagaze. Niye kubona mbona ndimo ndubaka umusaraba, mufunga muri umusaraba munini cyane. Ndangije ngo mponda agenda, niye kubona mbona ndagarutse musubiyeho, ariko nasenga isengesho rigira Imana, Mana nkiza, sizagusiga abana banjye bakiri bato. Muri umurimo wawe, urumva madamu yari yaritabye Imana. Imana iraziramira ngo watangiye ivuga ubutumwa, uvuga ubutumwa bujyana abantu ku musaraba, urangije ubuvaho, tangira kubwira abantu ibitangaza. From today, uyu munsi ndashaka ugende ubwira abantu ubutumwa bwiza, wasubiza ku musaraba wanjye, ubabwira kwihana ibyaha. Uwo munsi nahinduye message, nangira kuvuga ubutumwa Pastor Ranzo yanyumvise hose, nangira kuvuga ubutumwa butegura abantu kujya mu bwami bw'Imana. Hari ibintu bitatu Imana yambwiye bizabuza abakristo kujya mu bwami bw'Imana. Icyambere kutatanga icyacumi, cyakabiri kubeshya, icyagatatu gukererwa rusengero.
icyambere kudatanga icya cumi n'amaturo, icya kabiri kubeshya, icya gatatu gukerererwa mu rusengero. Ibyo bintu uko ari bitatu ubyitondere. Ariko uyu munsi ndakuba kuri kimwe kubera yuko dufite umwanya mutoya kandi mfite iminsi iri hano yonyine, ni ibintu bifata ukwezi kose. Ndashaka kuvuga ku icya cumi n'amaturo. Amen. Dereza Imana yacu icyubahiro. Bibiliya yatubwiye ngo wicisha bugufi akubaha nde ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubuki. Kadusome Zaburi 91. Adi umuntu usomera twihute. Mwe mikrofone kugira ngo tugendane ntaza gutinda kana amasaha ntaga anegereza. Kena ndimo. Naye nigishe mwamure gusobanukirwa. Undi araza gusoma Abaheburayo 1:9. Pastor, uruzi gusoma kera. Yewe Barubizi tugiye gukora umurimo. Soma fata Bibiliya yawe. zose ndabyumva. Agera undi wa gatatu fata Bibiliya. Hano ni batoya wasoda afite microphone tukihuta. Wakateketi korama shanterebo. Thank you the Holy Spirit. You are welcome. You come and take your lessons, please. Soma. Reka dusome muri Zaburi ya 90. Kena ni wa 14. Ukomeza kwa shoka rangiza. Kuva ku murongo wa 14. Yego, watinze. Natinze kwa musore. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko yankunze akaramata. Kuko yankunze akaramata. Nicyo nzamukiriza. Nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru. Nzamushyira hejuru. Kuko yamenye izina ryanjye. Kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza. Azanyambaza. Nanjye mwitabe. Nanjye mwitabe. Nzabana nawe. Nzabana nawe. Mu makuba no mu byago. Yego. Nzamukiza mu icyubahiro. Umva, ntabwo azakure gusuzugurwa. Azagukiza aguhe icyubahiro. Nzamuhaza uburame. Nzamuhaza uburame. Kandi nzamwereka agakiza kanjye ubugingo. Amen. Komera Imana amashyi. Wahageze? Abagabo? 1:9. Rimwe 9 nahageze. Kuko wakunze gukiranuka. Kuko wakunze gukiranuka. Ukanga ubugome. Ukanga ubugome. Nicyo cyatumye Imana. Nicyo cyatumye Imana. Ariyo Mana yawe. Ariyo Mana wawe uyu munsi. Igusiga amavuta yo kwishima. Igusiga amavuta yo kwishima. Ikakurutisha abagenzi bawe. Komera Imana amashyi menshi. Ikaruta. Ibindi murabizi ndabivuga. Niba ngombwa turasoma. Amen. Amen. Yakobo yavuze ijambo ryiza aravuga ngo uwavuze ngo ntugasambane niwavuze ngo ntukibe, uwavuze ngo ntukibe niwavuze ngo ntukangane, uwavuze ngo ntukangane niwavuze ngo ntukagire ishyari. Aravuga ngo uramutse wishe muri mwe amategeko yose ujye gute uwishe. Abakristo rero mwirengaje gutanga icyacumi n'amaturo. Ibintu ni ibintu bizabuza abana b'Imana kujya mu bwami bw'Imana. Mwibuka igihe Yesu yari mu rusengero batura, Imana yita cyane ku bitambo, ibyitaho cyane. Kubera iki? Joyce Beni yaravuze ngo minisitiri idafite amafaranga imeze nk'imodoka idafite amapine ntibasha kugenda. So Imana yita cyane ku butunzi, ku mafaranga. Cyambere iyo abakristo batanze, abakozi b'Imana bararya bagahaga, bakambara, insengero zikubakwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
izina ibyo byose byakozwe, izina ry'Imana rihabwa iki? Icyubahiro. Haleluya. Ese basore yazi icyacu ntabwo mubizi kweli? Fasi na wewe wabigisha. Ibivuga ku byacu n'amaturo. Nibyo bibasomera. Tujye mu itangiriro ntacyo. 14 umurongo wa 19 ugeze kuri 20. Iri tegeko ryitwa amaturo n'icyacumi ni itegeko rikomeye cyane. Umurongo wa 19 ugeze kuri 20 haragira hati amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwe umugisha n'Imana isumba byose nyiri ijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe. Yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha kimwe mu 10 cya byose. Amen. Iyicariye. Mana ya Aburahamu na Isaka na Israeli. Wumve gusera kwanya. Ntabwo Aburahamu abyara abajura. Niba udatanga icya 10 n'amaturo, ntugende uvuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Uyitabara. Amatwi shyira ku ruhande, ntabwo izakumva. Ntabwo ikoresha amarangamutima. Ikorera mu ijambo ryayo. Ntikangwa n'amarira menshi. Igendera mu ijambo ryayo. Aburahamu Imana imutumye hariya ikanana aho pasiteri yatubwiraga kare. Yari pasiteri ari wa mama wabanje Adona. Imugejeje ikanani, imushyiraho umutambyi witwa Melikisedeki. Ahantu hose hari abana b'Imana hagombe hariho umutambyi. Niyo mpamvu yabahaye umutambyi. Bibiliya ngo Aburahamu atabarutse amaze gutsinda abami bangahe, muzayisomere. Bibiliya iravuga ngo anesheje afata icya 10 cya byose. Vangu cya byose. Vangu cya byose. N'umuceri urimo inaka gafa ko umuceri. Mfite umukobwa mu rugo ni umukristo cyane. Iyo twahashye umuceri ibyo kurya byose muri stock, aragenda agafataho icya 10 akagenda agahereza abakene. Nta mafaranga y'icyo twatanze ibyacu. Iyo ni itegeko nawe barabizi. So imbuto tubiba niyo dusarura. Ntabwo ugiye usarura imbuto utabizi, ntibizashoboka. Aburahamu rero ngo afata icya 10 cya byose ayiha Melikisedeki. Aravuga ngo Aburahamu ahawe iki? Umugisha. Nimusoma inkuru za Aburahamu, nta n'uzasanga undi muntu ubwira aya magambo Aburahamu. Amaze gutanga icya 10 n'amaturo, nibwo yabwiwe ayo magambo. Igitondo nazindutse nohereza message y'icya 10. Nohereza icya 10 kuri telefone. Ubundi ukuntu nteye sinya nigisha ibintu nakora simbyigisha. Nyohereje umushumba wanshumye nawe ansinyira message yindi. Ramya ngo Imana iguha umugisha, icyo uri imiryango minini iguha umugisha. N'ibindi byinshi n'abandi byakiriye mu izina ryande rya Yesu. Buri kwezi cyangwa se buri cyumweru umukristo yakabwiwe aya magambo. Ese pastor mutura gute? Mutura gute? Buri munaraza nabishiramo. Genda ukoreshe envelopes. Wandikeho amazina y'itorero ya ministry. Icya 10
amaturo, ituro ry'ishimwe n'inyubako. Buri gatebe hano uzabishyiramo mu gitondo, abadiyakoni bajye bashyiramo envelope, buri ntebe bayishyiremo envelope. N'umushyitsi ntazatanga icya cumi, azatanga iki? Ituro. Utayafite ayitahane, nayabona ayashyiremo. Rimwe nzi twishe ibintu tutabishyira mu imbaraga. Amen. Aburahamu Imana imuha umukozi w'Imana Melikisedeki, kandi Melikisedeki bavuga neza abeze ishuri rya Bibiliya yuko nta wari uzi se, nta n'uwari uzi nyina. Bavuga ko ari Yesu wari waraje agikanani. Ntawe uzi amateka ye. Aburahamu arangiye nawe ararangira. Ntawe uzi abana be, ntawe uzi abuzukuru be. Imana yamwohereje kugira ngo aheshe umugisha Aburahamu. Amen. Bano bagabo munambiriye bakomeye, bari abagabo bagendana n'Imana, bari abagabo bagenda mu mahame y'Imana, bari abagabo batabona amarangamutima, bari abagabo bagendera mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ubona nka ba Daniyeli bageze mu gihugu kitari icyabo, ntibahindurwa n'ibigirwamana basanzeyo. Bari baracakiye ijambo ry'Imana neza. So tubasoma muri Bibiliya gukomera kwabo, ariko nanone tugomba gukora ibyo bakoze, tugomba kugenda uko bagenze. Kandi tusome ikindi cyanditse kimwe, rebo sambe rebo rikatorobo. Itangiriro 28 umurongo wa 10 ugeze kuri 20. Kale cyane. Usoma wa 22 wenda wenyine turebe ana ni hanini kubera amasaha. Iri buye yashinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, rizaba inzu y'Imana, kandi kubyo uzajya umpa byose, kubyo azajya umpa byose, sinzabura kuvuga kimwe mu icumi. Sinzabura kuvuga kimwe mu bingahe? Mu 10. Aya ni amagambo yande? Abasombere aya ni amagambo yande? Ni amagambo ya Yakobo, umwuzukuru wande wa Aburahamu. Abagabo n'abagabo bagendaga mu mahame y'Imana, bagendaga bubashe ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesaya 14:14 ntabwo tubasomera ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba hehe? Kure. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19 avuga nimwemera gukumvira muzari biza bya hehe yo mu gihugu, ariko nimwanga inkonti zabarya. Wajyaga wibaza kugiye kubera iki bitagenda? Ngiye kubera impamvu bitagenda. Haleluya. Tujye muri Malaki. Hano arabisobanura neza cyane. Malaki ibice 3. Kwa hiyo hano tugasome kose kugira ngo mugasobanukirwe neza. 7 kuri 12. Kusoma ando iyo uhereye mu bihe bya basokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye nimuyitondere nimungarukire nanjye ndabagarukira. Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti twagarukira gute? Tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo nk'uko ishanga byose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 10 ishitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho mukwiza. Nzahana indyanyi nyibahora, bizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe, kuko
muzaba igihugu kinezeza niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Imana igumugisha. Amen. Muzaba igihugu kinezeza. Ni bande bantu bajya bumvira ijambo ryitwa inyatsi? Inyatsi. Nimujya mubiyumva? Mufite inyatsi. Dore aho nihiva. Iyo mutatanze icyacumi ku munsi wahembweho, ujya kumva ngo mama wawe mu cyaro yarwaye, imodoka yawe bayigonze, haleluya, n'ibindi. Kubera iki? Imiryango y'ubuzima bwawe irafunguye. Uru rusengero muramutse mururetse rukinguye, nariya kuri gate bagahakingura, hano imbwa zakwinjira, abazurura bakwinjira bakajya n'ibyo bashaka. Amarembo y'umukristo udatanga icyacumi aba afunguye. Yarwara, yakora impanuka, yakumega, Imana ntigukingira kubera yuko ntabwo wakoze ihame ryayo. Satani arinjira, satani w'indwara, satani w'impanuka, none ukavuga runaka afite iki? Inyatsi. Kajya no hagusengera inyatsi. Njyewe yuje mu musengere inyatsi, ndakubaza utanga icyacumi n'amatungo. Iyo muyongo genda wadutanga icyacumi. Iyo ni wa musengera pastor ukamuca no muri ntabwo bizakunda until akoze ijambo ry'Imana. Niba zakubeshya. Haleluya. Amen. Duhereze Imana yacu. Biravuze ngo nzahana indyanyi nyibahora. Nta muzabibu wanyu uzaragarika imbuto zawo. Igihe cyawe kirajya gute? Kitaragera. Niyo mubona muri iyi minsi abadamu bakuramo amada b'abakristo. Inyatsi yarinjiye. Abana mu ishuri babuze ubwenge kubera iki? Umurozi yarakoze biremera kuko imiryango yawe irafunguye. Ninde wataye ibyangombwa? Ni umukristo. Wabuze amafaranga? Ni umukristo. Ninde yibye? Ni umukristo. Bazo byose ugasanga biri ku mukristo. Kandi iyo nzakurinda nk'uko imisozi yose Yerusalemu nubwo tagira gute agosabana. None se bayagiye. Niyo ngo nyamara ibyaha byanyu iyo byatumye ibi biki amaso. Ubwo mushishase muri murumva kabisa, ibyo ndabikunda cyane. Vuga ngo amen. Ntabwo umuzabibu wawe ni wowe, ni ya butike yawe. Ugasanga umurokore bamurukanye ku kazi. Ntabwo inshingano y'abarokore isuku yirukana ku kazi, ahubwo inshingano yacu ni ukuva ku rwego tujya ku rundi rwego. Haleluya. Kandi hano mukorera leta, mukorera akazi muhembwa, zamura ikiganza cyawe. Ukora uhembwa. Leta cyangwa kandi kazi ariko uhembwa. Utacuruza, uticururiza. Ndabona turabasengera mu kigo bushomeri. Iyo byose kibazo ni hahandi. Amen. Kati abashomeri batagira akazi muzamura ibiganza. Uri umushomeri ntutinye, n'umugisha muri wowe. Haleluya. Yeah. Inshingano y'Imana, akazi k'Imana ku mukiranutsi wayo ni ukuva ku rwego ujya ku rundi rwego. Ntabwo ari ukumanuka. Bibiliya ngo nimushinge urubanza tuburane. Ni ku Uwiteka agira gute avuga. Watanze icyacumi, madamu wawe akuramo inda, shinga urubanza. Bagurukanye mu kazi, utanze icyacumi n'amaturo, shinga urubanza. Kubera iki? Banyurwa ku kazi, naragukiranukiye. Nge ntabwo njya nemera ko mpombi byanjye. Turaburana Imana, nidushaka dufitana amakofe, ariko urabinsobanura neza.
nanjye guha abana banjye umuceri nanga icya 10 kubera iki banyiba? Ntibishoboka. Haleluya. Uruzabibu rwawe rumeze rute? Ntabwo rwabagaritse imbuto zarwo igihe kitaragera. Ikibigaragaza ni ubuzima ubayemo. Haleluya. Haleluya. Nicyo kibigaragaza. So reka mbabwire ingingo zigaragaza inyungu zawe cyangwa se buri Imana igufatamwo iyo watanze icya 10. Number 1, gutanga icya 10 ni igipimo kigaragaza urukundo ukunda Imana. Gutanga icya 10 ni igipimo cyiza Imana igupimiramo kigaragaza urukundo ukunda Imana. Hari abantu bakunze amafaranga bayasumbisha Imana. Imana yaguha imbaraga, Imana yaguha amashuri urarangiza, Imana yaguha ubuzima, Imana yaguha guhumeka, ukora kuva ku wa mbere kugeza ku wa 5, ukava ku ya mbere kuri 30 utarwe. Wahembwe 300 ananirwa kuyihamo 30. Icyo gihe ugaragaza ko uri ubwibone, ari imbaraga zawe n'ubwenge bwawe zabikoze. Haleluya. Number 2, gutanga icya 10 ni ukubitsa Imana. Gufata ubutunzi bwawe ukabubitsa iki? Imana. Biravuga ngo ni mubike ubutunzi bwanyu mu ijuru hategera inyenzi n'iki n'ingese. Naho abajura batagera. Ariya mafaranga yose ufata ukagenda kugura imyenda, ukajya mu isoko ugahera ibyo kurya, iyo imyenda ishaje kuri puberi, iyo uri ibyo kurya ugahaga muri toilette, no byangirije nta handi. Ariko ishakiri n'amaturo kagafaranga uhaye pasiteri agiye gukora umurimo w'Imana karandikwa mu gitabo. Wa munsi wavuye mu isi hahirwa abapfira muri Kristo Yesu. Umwuka arabiyemeza ngo yego bakiza imihate y'isi imirimo yabo ibaherekeje. Haleluya. Ntabwo birangira mu bicibo, birandikwa mu gitabo. Mbariza mwene so wandikisha kangahe? Uku kwezi warandikishije koko? Ariko haracyari igihe yo kongera kwandikisha. Haleluya. Kubera amasara ntabwo tusoma ibyanditse uze kuyisaba ndabigora. Icya 3 niyo nzira y'umugisha Imana yashyizeho. Niyo nzira yonyine y'umugisha Imana yashyizeho. Simbuze imigisha, mbuze umugisha. Umugisha w'amafaranga, umugisha wo kurindwa, umugisha wo kwirukanwa inyatsi. Niyo nzira, nta yindi nzira. Vuga ngo amen. Niyo nzira. Kuko nta Imana yakorera amaranga mutima. No. Oya. Nushaka gutanga amadolari 10,000 uyahanuzi ariko mu gihe udatanga icya 10 warayoroshye. Number 4, icya 4 nibwo buryo bwo gukiranukira Imana mu byawe. Abarokore benshi ntabwo bagisambana, ntabwo bakiba, ntabwo bakinywa inzoga, ariko mu byacu twarakiraniwe. Kuko byatuwe ngo mwanyimye ibyanjye uko mungana mwese, mwanyimye ibyanjye. Nibwo buryo bwonyine bwo gukiranukira Imana mu byawe. Attention please, mbere yuko ujya gufasha abarwayi,
mbere yuko ujya gufasha bene wanyu, mbere yuko ujya gusura abari bo bose, itegeko urihembwa ukibona ibindi byose ni ukubanza gutanga icyacumi. Icyo gihe amafaranga yawe uyigengaho, ariko mu gitabo gitanga ntabwo uyigengaho, haracyarimo akabazo. Haleluya. Cya gatanu, nibwo buryo bwo gufasha umurimo w'Imana. Nashatse ngenera kugira ngo mubyumve neza. Nibwo buryo bwonyine tunyuramo gufasha umurimo w'Imana, gutanga icyacumi n'amaturo. Reka dusome mu Itangiriro, hano dusome Itangiriro, no. Ingoma za kabiri 31 umurongo wa 9 ugeze kuri 11. Bamwe mikrofone iki mucyumve neza. Bano bantu bakoze ibintu itori runguka, abakoze Imana barakira, ubukene burashira, abakristo barakira. Urebe inyungu zibirimo. Bahageze. Ingoma za kabiri. Ingoma za kabiri 31 umurongo wa 9 ugeze kuri 11. 31 umurongo wa 7 wa 9. Ugeze kuri 11. Hezekiya abaza abatambyi n'abalewi. Hezekiya abaza abatambyi n'abalewi ati, iby'ibirundo. Azariya umutambyi mukuru wo mu nzu ya Sadoki aramusubiza ati uhereye igihe abantu batangiriye kuzana amaturo mu nzu y'Uwiteka, uhereye abakristo bazanye amaturo mu nzu y'Imana, twahereye ubwo turya tugahaga. Urumva abakozi b'Imana ngira gahoro ku kazu. Urumva pastor yero bagino hano. Ariko urahaza ntabwo ushonje nanjye. Ariko bagomba guhawana no kutarama. Urumva uriya uyu ni urimo kuvuga muri Bibiliya. Arasubiza umwami Hezekiya, uhereye abakristo bazanye ibintu mu nzu y'iki Imana, bazanye ibyacu mu nzu y'iki Imana. Komeza. Twahereye ubwo turya. Urumva abakozi Imana baratanga ubuhamya. Twarariye, tugahaga, tugasigaza, baranasigaza byinshi kuko Uwiteka yahaye abantu b'umugisha. Abantu bamaze gutanga ibyacumi n'amaturo, Imana ibasukaho umugisha. Kandi ibisagutse nibyo ibi bingana bitya ubwinshi. Ibi byagiye byinshi byasaza ububiko, hasajya gute ategeka ko bubaka amasitoro. Hezekiya aherako ategeka ko batunganya amazu yo mu nzu y'Uwiteka, barayatunganya. Amen. Yesu agumugisha. Iyo twatanze icyacumi n'amaturo, ntabwo ari inyungu z'Imana cyangwa z'abakozi b'Imana gusa, natwe ubwacu ni inyungu zacu. Bano bagabo bamaze gutanga icyacumi b'Abisirayeli n'amaturo, bo Hezekiya yasanze itorero ryarapfuye, se yarapfuye, arayitunganya, asenya ibigirwamana, asubiza abatambyi mu nshingano zabo. Noneho ategeka Abisirayeli gukora ijambo ry'Imana. Noneho ngo aragenda akomeza iby'ubwami bwe, araza baratura, agiye gusenga, asanga hari ibirundo by'ibintu. Araza se bino birundo ni ibiki? Uhereye abantu batanze ibyacumi n'amaturo, Uwiteka Imana yabahaye umugisha, bazana byinshi birasaguka, twabona naho twibika. Atangiye gutegeka abantu kubaka amasitoro. Vuga ngo amen. Ntabwo ubushake bw'Imana ko mukodesha hano muri iyi hoteli. Bishobora kuba ari yo tangiriro mwatangiyemo, ariko ntabwo ari umugambi w'Imana ko ari iherezo ryayo. Bizahora nande n'umuzungu, no, ni wowe nanjye. Musheho konte yo kugura ikibanza, utange icyacumi, utange ituro, utange ifaranga ry'inyubako. Ayo ntakorwa. Komiti cy'umure account, mushyiraho amafaranga ku cyumweru, muranje gutanga amaturo, mujya mubwira abantu bazana itafari, uzanye 1000, uzanye 100, nyuma y'umwaka muzamufite amafaranga menshi, muzagura randi. Nimwe muzabyikorera please. Uko muzabikora Imana izabaha umugisha. Haleluya.
komera Yesu amashyi menshi. Gatandatu, nibwo buryo bwo gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Urabyumva neza? Yanditse mu igenda. Agenda. Edouard. Ko barimo barumva. Amen. Nibwo buryo bwonyine bwo gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Hallelujah. Amen. Itanze icyacumi n'amaturo wubashye ijambo ry'Imana. Ushize ijambo ry'Imana mu bikorwa. Rabasha kanterebo imakanturo. Uburyo bugaragara iyo udatanze, uburyo ugaragara mu iyo udatanze imbere y'Imana. Number 1, ugaragara ko yuko uri umunyabugugu. Iyo udatanze icyashimwe n'amaturo ugaragara nk'umunyabugugu imbere y'Imana. Number 2, ugaragara nk'indashima imbere y'Imana. Mugamu yaravuze ngo umuswa ni wa wundi usaba uwo yimye. Ba karande yaza cyangwa se nyatika biko bitabikagenda ugasubira kuri Imana baraburaye wanyimye ibyanjye bambuzane imigabane ya kimwe n'icumi mfungura amarembo y'umugisha ngusugeho umugisha uburaho ukweza. Ngaho ni mungerageze. Urumva ko Imana ivuga ngaho ni mungerageze murebe. Amen. Rumba Imana ni hatiza cyane. Ngaho ni mungerageze murebe. Number 3. Kutamenya iyo udatanze bigaragaza yuko utazi aho bigomba gutangwa. Hano abakristo batagira abashumba. Umukristo yazaniye icyacumi nawe atagenda umushumba wawe. Atoya nyine warasenze urafana nawe ntabwo ndi umushumba wawe. Ngiye mituro yishimwe jyane icyacumi ku mushumba wawe. Ibitari ibyanjye simbirya. Hano rimwe mugasi yatavase ari mushiki wa Lota yaje kwitaba Imana. Yaraje yari inshuti yanjye cyane. Araza yarafite inzu agurisha. Aramana ngo pasi nsengera inzu yanjye yabuze abakiriya. Nama ndagusengera. Ndamusengera mu byumweru 2 bari bayiguze. Amaze kubona amafaranga aramushyukana. Azana ibitekerezo byinshi. Araza aramanga pasi none hari umuhanuzi w'igikoni cy'agamanuriro. Ari naho paseri nabaga nasengera hari nawe. None kino cyacumi zari miliyoni 3. Ari menshi gihe ikiye. Aramanga ngo ngiye kukigabanyamo ibice 3. Ndamwihumbi 100 n'umuhanuzi mu 100 na wa paseri wa kera mu 100. Kandi kamagwe nari mu butayu. Ndara mu rusengero baranyirukanye mu nzu. N'umushumba ariko bari mu rusengero. Namaze mu mwaka wose. Yishumba mfite y'abantu nk'abatanu umunani yo mwana arabizi ngo yansanze. Ariko naravuze ni uko bimeze kose ntabwo ndi buce ijambo ry'Imana amazi. Ndamana icyantu cyose kubagitanga. Muri abo bantu buze uko ari 3. Genda ushakemo umwe wumva ko ari umushumba wawe. Ufate ngo 300 ubimuhe abandi bamata no waba 5. Ndamwirukana aragenda yajambura mubwiye umuko barareherekeza abura amahoro. Twari kuwa kabiri mu materaniro ya nimugoroba muraraje turasenga kugira nararo mu rusengero. Abakristo bakagenda nkakinga nkaryama atajya gusenga. Noneho mbona ntagenda. Ese wa mudamu ko utagenda bite? Munakuyemo envelope. Munanizanye cyacu numvise ari ngomba kugiye. Ndakibara inote kwimba. Yose ahabura munimwe nari kuyamusubiza. Ntabwo nagira ibituzi. Ntukajye ugibidahiye mwana wanjye.
n'ayabara kamwe ibihumbi 100 200 300 abandi Imana igumugisha Imana igumugisha ko yatanga cyacumi cyuzuye ntawe mutabona umugisha mutanga ibituzuye kandi mukabitanga ahatariho. From today ugomba kugira umushumba. Dufite abakristo bameze nka mayibobo baserera badafite address. Imana ni Imana ya address. Haleluya. Iri torero Imana irarizi. Iri torero rifite malayika utanga raporo buri munsi imbere y'Imana. Mutangira sangahe? Malayika agera saa 12. Amasawa diye akayandika. Uwakoropye akamwandika. Uwaharabuye intebe akamwandika. Uwasenda akamwandika. Uwacuranga akamwandika. Mwese uko mwaje n'uwaje nyuma akamwandika. Kuri wa munsi ntabwo Yesu azi. Murabona iyi taburo niko bizaba bimeze. Uzajya uzuhinguka hariya wibone aho wasambaniye muri muka hoteli. Unazo uzajya kuburana uzahita ushaho ujye muri gehinomu uzibwiriza. Ntabwo amasaha agiye mu rusengero kandi kuri beka hagera saa 11 ariko mu nzu y'Imana hagera saa 1 kiyamo kigorondora. Mana ndagukunda banshimisha iminwa yaho ariko imitima y'hehe iri kure yawe. Gukunda Imana ni mu bikorwa ntabwo ari mu magambo, ni mu bikorwa. Rekoteri mashantarawe kutamenya aho bitangwa cyangwa ubujiji kudatanga icyacumi n'amaturo ni ubujiji bwo mu mwuka. Ntabwo ushobora kumbwira ngo maze imyaka 20 maze imyaka udatanga uburinjiji. Uburinjiji kudatanga icyacumi n'amaturo uburinjiji. Uzajya ugenda wigaya uburinjiji yo mu mwuka. Abandi amugayo abandi bagashaka kumenya icyo bikora. Iyo dutanze ntabwo ari inshingano yacu kumenya icyo bikora. Aba bakozi b'Imana bari hano Imana ihamagaye nibo babishinzwe. Niba bikoresha nabi ubazahura n'Imana. We ntabwo bikureba. We tanga. Nimo ndakosora. Kudatanga icyacumi mbega cyo ignorance the word of God. Kutita ku ijambo ry'Imana. Cyangwa unrespect the word of God. Kutubaha ijambo ry'Imana. Kudatanga icyacumi no gusuzugura ijambo ry'Imana kurita. Cyangwa se kutubaha ijambo ry'Imana. Kudatanga icyacumi n'amaturo. Kudatanga icyacumi bihindurwa inkomyi y'amasengesho dusenga. Biba inkomyi y'amasengesho dusenga. Amasengesho y'abanyabyaha ni ikizira kuwiteka. Amasengesho y'abantu batubaha Imana ni ikizira kuwiteka. Kudatanga icyacumi n'amaturo n'inkomyi ni bariyeri n'urugero rufunze rufungirana amasengesho yawe. Iyo dusenga amasengesho Bibiliya igaragaza neza imbere y'Imana hari inzabya ebyiri ziyungurura amasengesho yacu. Iyo dusenga amasengesho kugira ngo amasengesho iyo aciye muri za nzabya ntashye ashamo agahinduka imibavu ihumura imbere y'iki imbere y'Imana. Iyo avanze n'ibyaha arashya ntajya imbere y'Imana. Amasengesho mu Kristo kandi icyacumi nuko bameze ntacyo ntarenga umupaka.
n'inkomyi ku masengesho yacu, kudatanga icyacu. Kudatanga icyacu bihinduka icyaha. Rabasha. Kudatanga icyacu bigaragaza ibimenyetso bibi n'umuremyi. Ubanye n'Imana nabi. Kudatanga icyacu bigaragaza kutizera. We are living by faith. Tubaho kubwo kwizera. Dukora kubwo kwizera. Tanga icyacu kuba kwizera. Wizere ko Imana izakingura amarembo y'umugisha. Wizere ko Imana izakurinda. Wizere ko Imana izakuzamura. Wizere ko Imana izarinda abana bawe. Wizere ko ukoze ijambo ry'Imana. Wizere ko Imana ishobora byose. Yavuze ijambo ryayo. Yakomeye cyane, yakomaga hororata. Kudatanga icyacu. Rabasha, kutizera. Number 5. Kudatanga icyacu bigaragaza kutubaha. Kutubaha. Unrespect. Uri umuntu utubaha. Uri ikigande. Uri icyigenge. Ukora ibyo wishakiye. Muyoborwa n'umwuka w'Imana. Uyobora amarangamutima n'ubwenge bwawe. Kuko biravuga ngo ibyanditswe byose byahometswe n'umwuka w'Imana. Bigira umumaro wo guhana umuntu w'Imana no kumwemeza ibyaha bye, kugira ngo umuntu w'Imana akore imirimo ikwiriye rwose. Kudatanga icyacu ni ukutubaha umwuka w'Imana. Ibi witigisa urabeshya. Udatanga icyacu. Reka da, njye ntabwo nkanga. Abo ntibajya bankanga abo ngabo. Hallelujah. Amen. Bigaragaza kutubaha amategeko y'Imana. Kudatanga icyacu bigaragaza kutita ku mfubyi n'abapfakazi. Iyo mwatanze icyacu, pastor yagira imfubyi za afata muri ya maturo akayiha. Kutita ku mfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye. Kandi abantu benshi bahuye n'ibibazo baza kwa pastor. Azabaha iki? Azabaha iki? Reka turekera. Sibira amasageze pasi abana. Yageze. Abona nayeregeje. Icyumweru tuzahera aho ngaho. Tuzahera? Muzashaka umwanya wageze, kigino ni kubisoza. Ali inyigisho nise kugira ubutsinzi uri kuri iyi si ndetse no mu ijuru. Tubona umwanya twafata iminsi 3 tugiyigisha kuba umutsinzi kuri iyi si ndetse na hehe no mu ijuru. Ntube feria. Ari abantu bamwe bazaba feria hano muri iyi si ariko bakazabona ijuru. Nka Lazaro yabonye ijuru ariko muri iyi si yari feria.
Aburahamu yabonye ijuru kandi muri iyi si yari success. Dusenga Imana, haguruka dusenga Imana. Ntabwo naje kuguciraho iteka, ahubwo naje kukwibutsa kugira ngo usubire mu murongo. Icyo ni cyo Imana yantumye uhereye 2014. Nta mwanya dufite iyo twishimisha nka nk'izi ngizi abarwayi barakira. Itangazo rya kureka. Kuri ibitangaza suku bivugaho. No. Kora iki ijambo ry'Imana rikubwira, ibitangaza birazamura ibiganza byawe. Ndashaka kuwifuza mwami, shimisha umutima wawe wera, zamuye ubugingo bwanjye bwose, wakire wumvirize ukore, nishaka mwami ubibaraga nishimira neza, ndakwifuza ubihe urashaka gutangira bundi bushya n'umwami wawe, urashaka kubwira Imana ngo mbabarire wowe bwonyine ntabwo nzongera. Reka nakire pastor ware kadusengera. Subiramo aya magambo ngo mwami Yesu ije imbere yawe, ijambo ryawe ni ukuri, umutima wanjye ntiwakiranutse uko bikwiye, ntabwo nujuje icyo ijambo ryawe rinsaba, maze kumva ndashaka kumvira, mutima wanjye ubohore. Hari amagambo menshi yavuzwe ku cya 10 n'amaturo, bamwe turayoba twirengagiza ijambo ryawe, abandi twazize kutamenya, abandi tuzira kutabyitaho. Inyatsi zirinjira, indwara zirinjira, amafaranga dushobora tutayatanze mu nzu yawe, ariko uyu mwanya tuzamura amaboko imbere yawe nk'ikimenyetso cyo gutsindwa n'ijambo ryawe, nk'ikimenyetso cyo gutsindwa n'ijambo ryawe.
reka utweze udukureho urubanza uva mu cya cumi n'amaturo. uyu munsi imitima yacu iri imbere yawe, dukuremo uyu mwuka wo gukunda amafaranga kuruta kuwukunda, kuko akazi dukora nawe tuyavana niba biduhaye, inzira tuyabonamo niyo uziducira, amarembo tuyaboneramo niyo uyugurura. turihanye, dufashe icyemezo, tugiye kubikora uko bikwiye, kuko ijambo ryawe ribisaba, kandi turumviye, dusabye imbaraga zo kunesha amajwi ari inyuma yacu, atubwira kutabikora uko byanditse. ariko uyu mwanya tugiye gushyira mu bikorwa iyi minsi ikurikiyeho, tuzabyuzuza uko bikwiye. twakira imbabazi ziva kuri uyu mwaka, twakira urukundo rwawe mu mitima yacu, twakira imbabazi ziva kuri uyu mwaka. kandi uhereye none iyi mbuto y'ijambo ryawe ikure muri twebwe, yari imbuto muri twebwe, tubashe kubigenderamo uko bikwiriye. urakoze mwami Yesu kutugirira imbabazi, urakoze mwami Yesu kuza kudukiza inyatsi, kuza kudukiza imiryango, ugakuraho akagungu, ugakuraho akagungu, ugakuraho ibyonnyi imigisha yacu itaruzura. uhereye nonaha turizeye ijambo ryawe, twizeye ukuri kw'ijambo ryawe, twizeye ukuri kw'ijambo ryawe, kandi kubw'urukundo n'imbabazi utugiriye tugiye kubishyira mu bikorwa. urakoze kutubabariye, urakoze kutubabariye, utangirane urugendo rushya natwe rwo kuzuza ijambo ryawe. tugukomeye amashyi kubw'imbabazi zawe, tugukomeye amashyi kubw'imbabazi zawe. reka dukomere Imana yacu amashyi kubw'imbabazi zawe, mu izina rya Kristo Yesu. amen, 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 amen.